ntambara y'inkota isumba izindi zose mu gukocagurana hagati y'abamarayika bigometse ku Mana n'abasigaye ku ruhande rwayo mu mirindi yo ku kigero cyo hejuru mu ijuru, byateje imitingito mu isanzure hafi gusenyuka burundu kwimwe mu mibumbi itembera mu isanzure n'isi dutuye nayo irimo. Byose biturutse ku bwibone no kwishongora k'umumarayika wakundwaga n'Imana kubera imirimo ye n'ubwiza bwe, Lucifer. Tutaratangira ariko hari byinshi bitagaragarira amaso y'umubiri ariko bifite imbaraga ziremereye ku buzima bw'abantu no ku isi yose. Mu mateka y'abantu, haba mu myemerere ya gipagani, mu madini ya kera cyangwa mu bitabo bya teolojiya, havugwamo abaremwe bigeze kuba abamarayika beza ariko bakagwa kubera ubwibone, irari cyangwa ubwigomeke ku Mana. Uraje wumva uburyo ubuzima bwose tubamo muri iyi si inshuro nyinshi tugenzurwa bikomeye n'ibikomangoma 7 by'umwijima byamanukanye na Lucifer cyangwa se Satani baturutse mu ijuru bakajya gushinga ubwami bwabo mu kuzimu ndetse na hano ku isi nyuma yo gutsindwa urugamba bahanganyemo n'abamarayika basigaye ku ruhande rw'Imana. Rimwe na rimwe niwumvira riri gusumba umujinya udasanzwe n'uburakari, ubunebwe budasanzwe, urwango n'ishyari biri hejuru cyane muri wowe, menya ko ibi bikomangoma biguhora iruhande. Abo bamarayika baguye mu buryo bwa gihanga bahindutse abadayimoni, abayobozi b'umwijima batawe mu kuzimu. Mu nyandiko za kera nka Sedomonalisha Daimonum na Ars Goetia havugwamo ibikomangoma 7 by'ukuzimu, buri kimwe gihagarariye ibyaha bikomeye by'abantu hano mu isi, ibyo bita the 7 deadly sins. Uko byagiye bisobanurwa, buri gikomangoma gifite imbaraga, umwanya n'ububasha bidasanzwe, ndetse ngo buri kimwe gifite ahantu kigenga mu bwami bw'umwijima. Muri iyi nkuru ndabatembereza mu butayu bw'umwijima aho dusobanura ibikomangoma 7 bifatanya na Lucifer nk'umwami mukuru wabyo mu kuyobora ubwami bw'umwijima. Murakaza neza ku Amayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Hano niho ukuri kutavugwa mu ruhame guhura n'ibibazo bikomeye abantu benshi batinya kubaza. Dusesengura mu buryo bwimbitse ibyabaye n'ibikibera mu isi, tugatanga umucyo ku bintu by'amarenga, ibihishwe n'amateka ndetse n'ibimenyetso by'amayobera bikigaragara mu buzima bwa muntu. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi chaîne yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda kunzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Niba kandi hari amayobera akomeje kugucanga nawe, yadusangize mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se comment, natwe tuzagaruke tukubwira ibicanganye kurushaho n'uburyo wabyitwaramo. Kandi niba wakunze ibiganiro by'amayobera, ibuka kubisangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurushaho tumeze uyu munsi wa none. Nge ndimugira bangati, umucukumbuzi w'ibihishwe n'amayobera atavugwaho rumwe. Mbahaye ikaze muri uru rugendo. Lucifer niwe bivugwa ko yari ikiremwa cy'ubwiza butangaje, ubwiza bwose n'ububasha yari afite ngo byamuganishije ku cyaha cyo kwikuza no kwizamura bidasanzwe mu ijuru. Birangira agomba kwirukanwa nawe kuko Imana nayo itashoboraga kumurikira umwanya wayo. Ni kudeta cyangwa se iriko ry'ubutegetsi yashatse gukora ngo ayisimbure. Uyu mugambi karundura wo gusimbura Imana ku buyobozi ntabwo ari Lucifer wari urimo gusa. Hari abandi bamarayika yagumuye kugira ngo bazamufashe kurwana iyo ntambara nyuma yo kubereka ko Imana ngo nayo ubwayo nta gihambaye murusha mu bubasha nawe budasanzwe, ngo yegeraga Imana hafi kumva kanayirenza, ahubwo yumva ko atakomeza kugendera ku mabwiriza yayo. Aha Lucifer yabwiye abandi bamarayika ko ngo Imana itegekesha igitugu, itumva ibyo ayibwira, ahubwo imuha amategeko gusa. Ibi kandi nawe Lucifer akaba yari yarabirambiwe, ngo yari akeneye impinduka mu ijuru. Guhera ubwo yatangije imigumuko ikomeye ndetse ngo hanavamo imirwano ikomeye cyane. Intambara yiruye mu ijuru rurambikana. Uretse ubwiza koko butangaje bwa Lucifer n'ububasha butangaje, hari abamarayika benshi mu ijuru batangiye kumwumva kurusha Imana, aho yagumuye hafi 1/3 mu bari mu ijuru bose ngo bajya mu ruhande rwe. Mu ruhande rw'Imana 2/3 byasigaye bari bayobowe na marayika Mikayeli. Intambara itangira byihuse ku buryo ngo imibumbi yose n'ibiri mu isanzure byahuye n'imivurungano idasanzwe no guhungabana bikomeye kubera imirindi no gukocagurana kw'inkota n'amacumu muri iyo ntambara y'abamarayika. Bimwe ahubwo ngo byari no gusenyuka burundu iyo mirwano iza kumara igihe kinini, ntihagire uruhande rutsinda vuba na bwangu. Ku ruhande rwa Lucifer baratsinzwe. Uhereye ubwo ijuru bahita baryirukanwamo. Mu rugendo rw'ibirometero 1000 bamanuwe ikuzimu, bahita banahashinga ibirindiro n'intambara ntibazihagarika, kuko ariho bakomereje gutegurira ibitero igihe cyose, nabyo bigamije kubangamira gahunda zose z'Imana mu isi ndetse no mu bindi bice byose by'isanzure. Uhereye kuri ibyo byose, nyuma yo gutsindwa mu ijuru, aho boherejwe n'ubundi Lucifer yakomeje kuba boss wabo bose bamanukanye nawe, akaba boss w'imigambi yose y'ibyaha n'ibyatandukanye abantu n'Imana mu isi. Kuko uhereye icyo gihe we n'Imana ntibongeye kumvikana ukundi.
Kuva ubwo amakosa n'ibyaha byose abantu bagwamo bihuzwa n'ubwibone no kwikuza kubera guhiga ikuzo bwite, dore ko ari we fande w'abandi bose bajyanye nawe, akaba n'umuhanga w'inzobere mu byo atuma ibyegera bye bimufasha kuyobora ubwami bw'ukuzimu. Uyu ni nawe wabaye Satani nk'izina cyangwa se ikamba rijyana nawe n'ubwami yishingiye, aho bajugunywe mu kuzimu. Abakuru mu bandi bitwa n'ibikomangoma by'ukuzimu cyangwa by'umwijima. Nanone mu yandi magambo wanavuga abategetsi barindwi b'isi y'abantu mu gihe baba baganishijwe mu bibatandukanya n'Imana. Buri wese muri aba barindwi afite ibyo yihariye agenzuza abantu mu isi, abaganisha mu byo azi gukora kurusha abandi muri iryo tsinda. Ariko ubwo nyine nabo uko ari barindwi, iherezo ryabo ni umunsi w'imperuka, ngo ubwo bazongera kugumuka nanone bagatangiza imirwano bafatanyije na Antikristo, bakongera nanone kuyogoza isi, bitari ubushukanyi noneho no guhendahendera abantu ibyaha nk'uko babikora ubu ngubu. Babishaka bakaba babyemera, ariko batabishaka ntibabikore kandi bakabarika. Mu bihe by'imperuka noneho ngo amazi azaba atari yayandi, amarembo y'ikuzimu bajugunywemo azaba yarakingutse, bizamukire nabo ubwabo ku isi, atari mu buryo bw'umwuka gusa nk'uko babikora uyu munsi, ahubwo noneho bifatika cyane, baze bategeke bya nyabyo, nta mahitamo namwe abatuye isi bafite, bakora ibyo babasaba ku ngufu, abatabishaka babarimbure. Lucifer niwe uzwi cyane mu myemerere y'abakristo. Izina rye risobanura uwazanye urumuri cyangwa umumarayika w'urumuri. Mbere yo kugwa yari umwe mu bamarayika beza kandi bakomeye mu ijuru, ariko kubera ubwibone bwe yifuje kwicara ku ntebe y'Imana akayisimbura. Inkuru ivuga ko Imana yamucishijeho igihano gikomeye, arameneshwa ajyanwa mu kuzimu, aba umwami w'umwijima. Lucifer niwe uhagarariye icyaha cya pride cyangwa se ubwibone. Mu buryo bwa gihanga niwe ukunze gufatwa nk'umuyobozi w'ibikomangoma byose by'ukuzimu, ari nawe Satani nyirizina. Mu buhanuzi n'ibitabo bitandukanye harimo n'ibyahishuwe, agaragazwa nk'urema urwango, uburakari no gushuka abantu kugira ngo birengagize Imana. Lucifer kandi ni ishusho y'umuntu wanga koroha, wanga gutegekwa, ariyo mpamvu bamwe bavuga ko ari ishusho y'ubwigenge bukabije bw'abantu. Undi mu bikomangoma birindwi bikomeye by'umwijima iruhande rwa Lucifer mu kuzimu ni Mamoni, azwi nk'umudayimoni uhagarariye uburyarya n'irari ry'ifaranga. Izina rye ryaturutse mu rurimi rwa Aramayike Mamona, risobanura ubutunzi cyangwa amafaranga. Mu isezerano rishya Yesu ubwe yagize ati, nta muntu ushobora gukorera Imana na Mamoni icyarimwe. Ibi tubisanga muri Matayo igice cya 6 ku murongo wa 24. Mu myemerere ya kera Mamoni afatwa nk'umwe mu bikomangoma bikomeye by'ukuzimu, uturuka mu rwego rwo hejuru rw'abamarayika baguye. Afite imbaraga mu bintu by'ubucuruzi, ubutunzi no gukurura abantu mu kurarikira iby'isi. Abagenga babaho bishakira inyungu gusa, bararikira kandi banga gutanga, ni abagaragu be. Mu buryo bw'iyobokamana Mamoni ahagarariye umutego w'abantu bataye umutima ku Mana kubera ubukire, ariyo mpamvu afatwa nk'umwami w'ifaranga n'irari ry'isi. Mamoni mu kuzimu ni umucungamutungo wa Lucifer, akaba umukire cyane by'agatangaza, kuko ngo ahora acigatiye uruhago rwe ruhoramo amafaranga atagira ingano, acunga ko hari uwakwibeshya ngo arumwambure. Ikuzimu uyu Mamoni ngo yahubatse ingoro nini cyane y'agatangaza yubakishijwe zahabu gusa, akaba ari naho yibera anacungira umutungo w'ubwami bwabo, uko ari barindwi bakomeye kurusha abandi badayimoni bose bayoboye muri ubu bwami bw'ukuzimu. Mu isi y'abantu Mamoni niwe ufatwa nk'imana y'amafaranga n'ibishashagirana, agatima ko kuyakunda bidasanzwe kaganisha abantu mu byaha bakwishoramo bayashaka bubi na bwiza. Niwe Mamoni ubibayoboreramo muri roho mbi abagenzuza. Undi ku mwanya wa 3 nuwo bita Asimodeus, igikomangoma cy'irari n'ubusambanyi. Ngo roho ya Asimodeus iteye ubwoba cyane, kuko ngo nibunga mu bagore n'abagabo, abasore n'abakobwa, ikabahuza mu mayeri yose ashoboka kugeza basambanye. Kandi ngo Asimodeus akoresha imbaraga n'amacenga ku kigero cya nyuma, ku buryo aba ari kuri iyi ngingo yo gusambana, amahirwe yo kutabikora aba ariyo make cyane. Aha rero ngo roho ya Asimodeus iba ibabungamo bikomeye, kandi uyu munsi ngo we na Mamoni nibo bikomangoma biri gukora akazi kenshi hano ku isi, ku buryo na Satani ubwe abareba bikamushimisha, yewe ngo akanibaza uburyo yari gukomeza ibitero bye byo guhangana n'Imana iyo atagira ibikomangoma bibiri. Asimodeus ngo ni nayo wagiye ashora abantu mu busambanyi mu mujyi wa Sodoma, kugeza babukoze mu ruhame ntacyo bikanga, bihinduka ibisanzwe. Abana baryamana n'abasaza kugeza ku baryamana bahuje igitsina nta kibazo na kimwe bikanga. Ibi byaje no kubaviramo kurimburwa n'Imana mu buryo bwihariye, kubera imirimo ya Asimodeus wahoraga wishongora ku Mana n'abasigaye mu ijuru, agira ati, ngaho niba mukunda abantu banyu, yemwe niyo Mana muvuga ngo yaradutsinze, nimugende mubuze abantu bo muri Sodoma gukora ibyo nabategetse. Imana mu burakari bwinshi yahise isibanganya imijyi ibiri, Sodoma na Gomora, yakorerwagamo ibyo byaha.
Asimodeus ni umwe mu badayimoni bazwi cyane mu bitabo bya gipagani n'iby'iyobokamana. Mu gitabo cya Tobiti cyo mu isezerano rya kera, Asimodeus avugwamo nk'umudayimoni wicaga abagabo bose bashaka gushakana n'umukobwa witwa Sara, kubera ko Asimodeus yakundaga Sara kandi akanamusambanya buri joro undi atanabizi. Abahanga mu by'umwuka bavuga ko Asimodeus ari umudayimoni w'ubusambanyi n'irari ry'umubiri, kandi bivugwa ko icyo gihe mu ijuru bohereje marayika Rafaeli kwirukana Asimodeus ku ngufu. Noneho Sara ashakana n'umugabo wa munani ari nawe barambanye. Noneho nyuma yo kuticwa na Asimodeus, mu kuzimu afite intebe y'icyubahiro, ngo ni umuyobozi w'inzu y'irari, kandi imbaraga ze zigaragara mu buryo abantu bashukwa n'irari ry'inyama, ubusambanyi no gusenya ingo. Ni umwami w'ibirori, haba ikuzimu iwabo na hano mu isi, aho afatira benshi akabashora mu businzi n'ubusambanyi mu buryo bukomeye. Afatwa nk'uhagarariye ibyaha bifitanye isano n'ubusambanyi, nko guhemuka mu rukundo, gusinda n'irari ry'ubusambanyi. Mu mateka ya gipagani, bamwe bavuga ko Asimodeus ari umwana wa Lucifer, abandi bakavuga ko ari umwe mu bamarayika b'uruturuturu baguye kubera gukunda abantu b'abakobwa ku isi, nk'uko bivugwa mu gitabo cya Enoke. Undi kandi muri ibikomangoma 7 uza ku mwanya wa 4 ni Azazeli, igikomangoma cy'uburakari. Azazeli ni izina rikomeye kandi rikunze gukoreshwa muri Bibiliya n'indi myandiko nk'ishusho y'umwanzi mukuru w'Imana. Mu myemerere ya teolojiya ya kera, Azazeli yahagarariye icyaha cy'uburakari bukabije n'ubugome bw'indengakamere. Afatwa nk'umuyobozi w'ingabo z'ikuzimu, umwana w'uburakari wuzuye inzika ku Mana n'abantu bayo. Mu buryo bw'amarenga, umuntu ugira uburakari bukabije, wanga kubabarira cyangwa guhosha inzika, ni umugaragu wa Azazeli. Hari aho yitirirwa Lucifer, ariko mu nyandiko zimwe Azazeli na Lucifer ni abantu batandukanye. Lucifer ni umwami w'ikuzimu, Azazeli akaba umuyobozi w'intambara z'umwijima. Uyu Azazeli ngo banakiba mu ijuru, we n'abandi bamarayika bajyaga binyabya mu isi gusambanya abakobwa b'abantu. Aba ni nabo baje kubyara ibyimanye, abantu badasanzwe basumbaga abandi bose mu isi n'ubwenge butangaje, biswe Nephilims, nabo baje kurimburwa n'Imana kubera imyitwarire idashimisha Imana nabo bazanye mu isi. Aba by'umwihariko tuzanabagarukaho mu kiganiro kirambuye ku giti cyabo. Azazeli rero nawe yaje kujugunya kuzimu nyuma y'uko yiyunze kuri Lucifer mu kwigumura ku Mana. Uyu kandi mu kuzimu niwe muyobozi mukuru w'ingabo z'abadayimoni zo hasi. Ku mwanya wa 5 mu bikomangoma 7 bigaragiye Lucifer mu kuzimu ni Belphegor, igikomangoma cy'ubunebwe. Belphegor ni umudayimoni w'ubunebwe n'uburangare. Kimwe na Lucifer, uyu nawe yahoze ari marayika w'ububasha budasanzwe mu ijuru. Nyuma ubwo intambara yatangiraga hagati ya Mikaeli na Lucifer, bakocagurana ivumbi ritumuka mu ijuru. Uyu ngo yafashe agatebe agashyira hirenge, ariyicarira kurikira imirwano yose uko yakabaye, yewe ngo yananyuzagamo akisekera, nta ruhande na rumwe yigeze arwanirira, kandi ngo nawe nk'ikiremwa cyari cyarahawe ububasha budasanzwe, ngo yagombaga kugira icyo akora muri iyo ntambara. Nyuma yo gutsindwa kwa Lucifer n'abari bamushyigikiye, ngo Belphegor yatawe muri yombi, akatirwa igihano cyo gukurikira abari batsinzwe intambara. Yafashwe nk'umusirikare watereranye abandi ku rugamba, yaniswe umunebwe ukomeye. Izina rye ryaturutse ku myemerere y'Abamowabu, aho bahimbazaga ikigirwamana cyitwa Baal-peor. Belphegor ahagarariye icyaha cya Sloth cyangwa se ubunebwe n'uburangare. Mu kuzimu avuga amagambo atuma abantu basinzira mu bwenge, cyangwa se batiyungura ubwenge ngo batere imbere kandi batabona amahirwe yo gukora ibyiza. Ni umudayimoni w'inzozi z'ubusa, atuma abantu babaho nk'abadafite intego cyangwa batizera ejo hazaza. Abamukurikira ni abantu batagira gahunda, batinya gukora, bategereza ko byose byizana ubwabyo. Abo nibo bagerwaho n'imbaraga ze. Mu bumenyi bwa gipagani bavuga ko Belphegor yitwikira ubwenge n'ikoranabuhanga, agaha abantu ibikoresho by'ubuhanga ariko by'uburiganya bikabarimbura. Ku mwanya wa 6 turahasanga uwo bita Beelzebub, ni igikomangoma cy'isindwe n'umwanda. Beelzebub izina rye risobanura umwami w'imibu cyangwa umwami w'umwanda. Avugwa muri Matayo igice cya 12 ku murongo wa 24, aho abafarisayo bavuga ko Yesu yakuraga abadayimoni kubera Beelzebub. Umwami w'amadayimoni afatwa nk'umwe mu bikomangoma bikomeye cyane, ahagarariye icyaha cy'isindwe, kurarikira ibiryo, ibinyobwa n'ibinezeza bidashira. Agashinjwa guteza indwara z'ibyorezo mu isi nka kimwe mu biteragaba ku bantu ngo akomeze ahangane n'Imana. Mu myemerere ya kera, Beelzebub yari umumarayika w'icyubahiro, ariko kubera kurarikira ibintu yaguye mu mwijima mu kuzimu, n'umwe mu bagaba bakomeye ba Lucifer, akagenga umuryango w'abashimishwa no kwinezeza birenze urugero. Mu bisobanuro bya teolojiya, Beelzebub ahagarariye abantu batagira urugero, bakunda iby'isi kugeza ubwo bibagirwa umwuka w'Imana. Ku mwanya wa nyuma turasanga uwo bita Leviathan. Leviathan avugwa mu gitabo cya Yobu igice cya 41,
nk'inyamaswa ikomeye yo mu nyanja ifite ububasha bw'umwijima. Mu myemerere ya gipagani, Leviathan ni ikimenyetso cy'uburakari, ishyari n'ubwibone. Afatwa nk'umudayimoni uturuka mu nyanja y'umwijima, uturukaho ubuzima buvukira ariko nanone bugashiriraho. Leviathan ahagarariye icyaha cy'ishyari, kandi mu kuzimu afatwa nk'umurinzi w'inyanja y'amadayimoni. Mu buryo bwa sembore cyangwa se igisobanuro, Leviathan ni umuntu ugira ishyari rikabije, utabasha kwishimira ibyiza by'abandi, ahubwo uhora abifitiye ishyari. Abanditse iyi nyandiko bavuga ko Leviathan yahoze ari umumarayika w'ubwiza n'uburanga, ariko ishyari rye ku Mana n'abamarayika bagenzi be ryamugize uwo mwijima. Uyu ni umwe mu badayimoni bafite isura iteye ubwoba, ngo afite imitwe myinshi n'amazuru asohora umuriro nk'inkuba, akaba yibera mu nyanja ariko nta muntu n'umwe ushobora kumucira iryera. Niwe uteza imihengeri ikomeye na za tsunami agamije gusenya ibikorwa by'abantu ngo abayobore aho ashaka. Ubwo rero ubyumve neza mu bwibone, ubwirasi, wenda ushaka kwikuza wumva usumba abandi bose, we wanarwana ngo ubibemeze koko niba badashaka kugukurikira. Umudayimoni ubikuyoboramo we n'akasamutwe ni shefu w'abadayimoni bose, Lucifer ubwe. Naho mu bunebwe bwose bwakubase uhora wicariye hamwe cyangwa wigaramiye utyo, dayimoni wakubase ukuyobora muri ibyo byose nta wundi ni Belifagora. Naho mu busambo buhambaye urya byose uhigana hari ibindi ngo bicakire, hafi yo kuba wanahekenya abantu batitonze, ni dayimoni mukuru mu bandi ukurikira Lucifer, Beelzebabu. Mu rukundo ruhambaye rw'amafaranga wakora ibibaho n'ibitabaho ngo uyatunge, yewe wamara no kuyabona ntushirwe ukamera nk'utaratunga n'urutobuye. Dayimoni ubu bigukoresha atyo nta wundi ni umucungamutungo n'umuyobozi mukuru wa banki ya Satani ubwe, igihangange Mamoni. Hanyuma mu gihe uyogoza imijyi yose amanywa nijoro uhiga busambanya, igihe cyose ibyo bigize igice kinini cy'ubuzima bwawe, kandi ntubitandukanye n'isindwe n'ibirori bidashira, ntabwo ari wowe uba ubyikoresha, ni igikomangoma Asimodeus uba warakwigaruriye. Umujinya wose ugira byose usekura hasi, ugutunze urutoki wese ugahita umenagura, hahandi abantu bose baba bagutinya bidasanzwe kubera uwo mujinya uhambaye ugira ndetse no kwivumbura igihe cyose. Dayimoni ukuyobora neza yitonze ni Azazeli, hanyuma byanagukundira neza bose ukaba wabacisha bugufi, uvuga bagahubangana, kandi uri umuntu w'imbaraga n'ibitekerezo bidatandukanye cyane n'iby'abandi. Ububasha bwawe bushidikanywaho igihe cyose. Aha abagushidikanyaho bose ntibabura gutekereza ko ibyo ushoboye byose byahuzwa na Leviathan. Buri gikomangoma cy'ikuzimu gifite imbaraga zacyo, ariko byose bihurira ku kintu kimwe: gushuka abantu kugira ngo birengagize Imana. Iyo urebye neza, ibyo byaha birindwi bigaragara mu buzima bwa buri munsi bw'abantu harimo ubwibone, irari ry'ifaranga, irari ry'umubiri, ishyari, uburakari, ubunebwe n'isindwe. Ari nayo mpamvu iyi myemerere yabaye umuburo ku bantu bose ko umwijima utazanywe n'imbaraga zigaragara gusa, ahubwo n'imico mibi y'imbere mu muntu. Inkuru y'ibikomangoma birindwi by'umwijima n'ukuzimu si inkuru yo gutera ubwoba gusa, ahubwo ni inkuru ishimangira ukuri, kuko umuntu wese afite intambara ye mu mutima. Iyo umuntu yatsinze ishyari, ubwibone, ubunebwe n'ubusambanyi, aba anesheje umwijima mu buzima bwe. Ariko ibyo byose yabyitwayemo nabi, uwo mwijima uramufata. Mu buryo bwa gihanga, iyi myemerere yerekana ko ukuri k'urumuri n'umwijima ari ibintu bihora bihanganye. Lucifer n'abo yayobeje bahinduza isomo ryo kwiga uko kwigomeka, irari n'ubwirasi bishobora gusenya ubumuntu. Kandi nk'uko benshi babivuga, uwatsinze umwijima uri muri we aba atsinze abadayimoni bose bo hanze ye. Ndakwibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze aha ku Amayobera TV, ntuyoberwe ibijyanye na subscribe. Ni ingenzi cyane kuri uyu muryango mugari w'ibyegeranyo, aho uzakomeza gukurikira ibicanganye kuri uyu mubumbe kandi bivugwa gake mu mateka y'isi. Njye ubibagezaho nkaba ndi mugira banga ati aha ni ku Amayobera TV. Ndabashimiye.